sinzi uko nababwira, reka umwanya ugere gusa tuzabyigaragariza nyakubahwa perezida wa Afurika. Imana imuhe umugisha, yarakoze kuvuga yego. Ubwo bukwe ni ubuherekeza ijambo, ni ubushyira ijambo mu bikorwa. Nyakubahwa perezida wa Afurika yavuze ngo aremeye, yatubwiye yego kandi twarayimusabye. Nubwo yaba afite ubumuga bwo kutabona ariko yaba yumva n'amahoro n'umwuka mwiza uri mu gihugu. Yes, reka rero twongere tubasuze kandi twongere tubashimire mwebwe mukomeje kugenda mukurikirana Imbuto TV dukora kuri internet. Ahangaha turi mu murenge wa Gahanga habereye umuganda itariki ya nyuma y'ukwezi. Murabizi ko buri kwezi hano mu Rwanda ku mpera zako dukora umuganda rusange. Rero n'umuganda witabiriwe n'ingeri zitandukanye, harimo urubyiruko rukomeye cyane rufite morale iri hejuru. Reka tuganire rero n'umwe mu bo twabonye kabisa ufite morale iri hejuru, maze atutangire atwibwira, maze tuganire ikiganiro cyacu kiraza kuba kimeze neza cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Imana Olivier, ndi urubyiruko rwo mu murenge wa Gahanga, ndi umukorerabushake cyangwa se youth volunteers. Nitabiriye umuganda kuri uyu munsi kandi nawishimiye cyane. Yego, nkamwe nk'urubyiruko rw'u Rwanda, kuko tuzi neza ko urubyiruko rw'u Rwanda ari zo mbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba, twabonye morale mufite. Iyi morale murayikesha iki? Twebwe rero icyo dukesha iyi morale nk'urubyiruko rwo mu murenge wa Gahanga hano, tuyikesha amahoro dufite n'umutekano. Icyo ni kimwe, ndetse n'ubuyobozi bwiza dufite, kuko twebwe nk'urubyiruko ibikorwa byose dupanze gukora tubikora neza, kandi ubuyobozi bwacu bukadushyigikira cyane cyane nko ku ruhande rwa youth volunteers. Rero turakomeye cyane bikomeye, kuko nkanjye ubu ngubu ndi seri coordinator, nyoboye urubyiruko rw'abakorerabushake n'ubundi mu kagari kamwe Kanunga hano muri uyu murenge wa Gahanga. Niyo mpamvu iyo turi mu bikorwa nk'ibi ngibi byubaka igihugu, turabizi neza yuko nta gihe tutabwirwa yuko muri turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Niyo mpamvu tuba twitabiriye kandi tugakora umuganda twishimiye ko tuba twiyubakira igihugu. Iyi gahunda bigaragara ko kabisa mwebwe nk'urubyiruko rw'ahangaha mu murenge wa Gahanga mujyanamo. Ubukangurambaga buba bwakozwe ku ruhe rwego, bwatangiye ryari kugira ngo tube twabonye urubyiruko rufite vibe, rufite umwuka ugeze hano? Twebwe rero ntabwo tugira ngo wenda ngo hari aho tugira ukuntu dupanga ibikorwa byacu, kandi ibikorwa byacu umurenge wa Gahanga birivugira. Igihe cyose tugira amanama y'urubyiruko agiye atandukanye, youth volunteers, inzego zitandukanye, ari urubyiruko rushamikiye ku muryango wa RPF, tugira inama zigiye zitandukanye za buri gihe. Rero mu gihe turi mu nama dutegura igikorwa runaka, ntidushobora kwibagirwa umuganda, cyane cyane nk'igihe cy'inyuma mbese cy'amatariki yegera asatira ukwezi cy'umweru cy'umuganda kihera cy'ukwezi. Reka twishyire noneho mu ishusho ry'umuntu uje mu Rwanda ari mushyashya. Nkamwe nk'urubyiruko uyu munsi mwebwe ni twebwe tugomba kuzajya dutanga ubusobanuro bw'ibikorwa byiza tumaze kugeraho, cyangwa se ibikorwa byacu muri rusange. Uwazaga kubaza ngo umuganda usobanuye iki, wamusubiza iki? Umuganda urumva tusanzwe tunabibona no ku binyamakuru cyane yuko umuganda ni igikorwa cyazanywe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Tunashimira Imana imuhereze gukomera, imuhereze imbaraga, imuhereze umugisha cyane. No kuvuga ngo umuganda ni igikorwa n'ubundi gitegurwa n'abantu bishyize hamwe, biyemeje gukorera hamwe, ntavuga ngo harimo amacakubiri ntaki, bakavuga ngo reka dukore iki ngiki kuko ni twebwe kigomba kugirira inyungu. Urugero nk'aha ngaha turi murareba ni ku musozi uhanitse umeze utya. Hano twacaga turiho duca imirwanyasuri kugira ngo amazi ataba yajya gusenyera bare abaturage bo hepfo. Nuvuga rero niba tuyarwanije dutya amazi akagira hano agahagarara, ahubwo akagira umumaro muri ibi biti turimo muri iri shyamba, aho kugira ngo abure icyo akora muri ziriya ngo agiye kwangiza ziriya ngo zahara hepfo. Nuvuga ngo umunyarwanda wese, umuntu wese ufite umutima utekereza ku gihugu cye, agatekereje ejo heza he, ntabwo yabura kubona ko umuganda ari ikintu kivugira kandi gifite imbaraga. Ngira ngo warebaga n'abazungu nabonyeho hano muri iki gikorwa cyacu, bari bishimiye morale dufite, bishimiye uko dukora, nta kwikanga ngo harimo amabuye ngo ni ku gasozi. Murabona ukuntu hanitse hano twamanutse, ariko nuvuga ngo iyo wikorera, perezida yaravuze ngo, nyakubahwa perezida wa Repubulika yaravuze ngo ukorera muwe ntabwo asigana. Rero niyo gahunda tugenderaho, kandi yatubwiye yuko n'ubundi byiza biri imbere, natwe dukora neza kugira ngo n'ubundi dukomeze dusatire ibyo byiza, nubwo tubirimo kandi duteganya no kuba mu byiza kurutaho. Yego, turi mu gihe rero n'ubundi cy'ubukangurambaga bw'urubyiruko kugira ngo tubashe kwitabira gahunda za leta, ariko natwe tunagaruke tunirebeho bimwe mu bibazo duhura nabyo nk'urubyiruko. Hanze ahangaha hari ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ubwo ni amatabi, kunywa inzoga kandi zangiza umubiri wacu, tukarwana n'ikibazo cy'inda ziterwa abangavu hano mu murenge wa Gahanga. Nubwo wenda uri umwe mu rubyiruko, duha ishusho y'icyo kibazo uko kibona hano.
cyane gihari. Twebwe rero ibyo ngibyo byagiye bibaho, ntabwo navuga ngo ntabwo byagiye bibaho, byagiye bibaho gake ariko dufatirikanyirije hamwe n'inzego z'ibanze tugahanana amakuru ku gihe aho mbonye ibyo biyobyabwenge, kuko nimba ngiye ntabyo nanywa, nta n'ibyo nzananywa, ariko iyo ubibonye ahantu ugatangira amakuru ku gihe muri gahunda yatujyanemo, uwo ari we wese niba mbonye ibyo biyobyabwenge biri aho ngaho, izo nzoga ese bariho banywa amatabi, ngomba kumugira inama, hanyuma akagaruka akavuyo nkamwereka ikibi cyawo, nkamwereka n'icyiza cy'uko yabireka, icyo gihe ahita bivaho. Hanyuma rero izo nda z'indaro umurenge wa Gahanga nawo warakataje muri byo mu kubirwanya. Ibyo bintu kenshi biterwa n'uko kwa kundi urubyiruko ruvuga ngo nta kazi rufite, ngo nta byo gukora bafite, ariko iyo turi muri aya manama tugategura kwihangira imirimo, tugategura gukora uyu muganda nk'uyu nguyu, tugategura kujya gufashanya nk'urubyiruko, kandi ibyo ngibyo biba bimwe mu bitera babandi kutabona umwanya wo kujya muri bya bindi. Abavuga rero ngo nta akazi kuko adahari, nabo bafite ukuntu bahabwa inyigisho, harimo guhanga umurimo, tukihangira umurimo, tukavuga ngo reka dukore iki ngiki kugira ngo iki kizazanire urubyiruko rundi inyungu. Hanyuma rero kandi no kujya gukora tugira amatsinda, tukagira amashyirahamwe, tubavuga ngo amakoperative, tubavuga rero niba tugiye guhinga mu gishanga n'urugero, tugafata uwo mwanya, tubavuga ngo buri wenda tuzajya duhinga 2 cyangwa 3 mu cyumweru, nuvuga ngo biba umwanya mwiza wo kugira ngo ufate babandi bavuga yuko badafite ibyo gukora, bandi wa mwanya bajyaga bicaye hariya biganyira ngo ese ngo ejo bizagenda bite. Iyo twahuriye hamwe dutyo biba ari bimwe mu nzira yo gutuma batabona umwanya wo kujya muri bya biyobyabwenge ngo bigiye kuhabata. Hanyuma rero agatangira avuga ngo ejo harya hamwe n'urubyiruko twapanze gukora ikihe gikorwa, akagenda akavuga ngo ejo nicyo ngiki. Iyo atekereza ibyo rero ntabwo atekereza nk'aba bandi babuze ubwenge ngo nta myaka 100 ngo ntaki. Ukomeje ku kintu gisa n'umurimo, duha ishusho rusange y'urubyiruko rw'uyu murenge wa Gahanga. Imirimo yanyu ishingiye kuki? Kuko hano wenda turebye aho duhagaze aka kanya, hano ni mu kahe kagari? Hano mu kagari ka Kagasa. Hano mu kagari ka Kagasa ni ahantu hari imisozi imeze ukuntu, nema wenda twaje no gukora umuganda nk'urubyiruko ndetse n'abaturage, dushyigikiwe n'ubuyobozi, twabonye inzego zitandukanye za polisi, za gisirikare, inzego z'ubuyobozi zose zari zihari. Urubyiruko rw'ahangaha imirimo yabo ishingiye kuki? Twebwe rero imirimo yacu ishingiye nubwo ureba ishingiye ku bintu bitandukanye. Nubwo ureba hano hari aka gasozi wenda tuvuga ngo harahanamye de harya, ni mu ishyamba, ni ishyamba, kandi turabizi neza yuko twese ishyamba ari ingirakamaro, ari ryo ridukururira imvura, ari ryo rituma tugira umuyaga tukagira dute. So rero ariko ntabwo umurenge wa Gahanga ari kutyo uteye wose. Dufite ibishanga bikora hariya kuri Nyabarongo wambuka kujya nka Bugesera, dufite ibishanga biri hano munsi ya za Burema, dufite dore na hano hepfo hari ibishanga. Ni ukuvuga rero imirimo dukora nk'urubyiruko harimo ubuhinzi, icya kabiri harimo ubworozi, icya gatatu kandi dufite na amakoperative agiye atandukanye akora ibintu bigiye bitandukanye ku mpande n'impande zitandukanye. Nk'ubu nanjye nitanzeho urugero, nanjye ndi umwe, nubwo navuga ngo ndi umuyobozi w'urubyiruko mu kagari ka Ntunga mu murenge n'undi wa Gahanga, ariko nanjye hari ibyo nkora birimo kwihangira imirimo. Ubu nkora ibintu bijyanye n'imideri, harimo gukora ibintu bijyanye n'imideri, n'uvuga ngo nibyo kwambara, ni bino bikunda gukoreshwa n'abakobwa, amaherena se, inigi n'ibiki se, supra zo dukoresha ku meza tuyarinda ubushyuhe, kuko murabizi ko hari amara cyangwa amaverine cyangwa ibiti bidakundana n'ubushyuhe. Byose tugakora amasupra ameze neza, tugakora ibintu mu budodo, ubwo ni ubudozi, kudoda imyenda, ibintu bigiye bitandukanye. No kuvuga rero dufite ibikorwa bigiye bitandukanye. Twebwe umurenge wa Gahanga nk'urubyiruko si ukwivuga ibyiza gusa, ariko icyo nzi cyo nuko umurenge wa Gahanga mu rubyiruko twe turakataje kandi nta gusubira inyuma dufite. Mushyiremo imbaraga, kandi igihugu ni cyacu, ni twebwe tuzakigeza aho twe twifuza. Noneho twumvise hari indirimbo zimwe muririmba mugashyiramo umukuru w'igihugu, mukagaruka ngo ku gipfunsi. Iriya ndirimbo ihatse iki tuyihuje n'ikiganiro Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame yagiranye n'igitangazamakuru cyo hanze, ubwo yemereraga abanyarwanda ko azaba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu? Mubihuza mute n'iriya ndirimbo? Urakoze cyane. Indirimbo zo ni izimuvuga ibigwi, turamuvuga ibigwi kuko tuzi aho yatuvanye n'aho atugejeje, dukurikije amateka u Rwanda rwanyuzemo, tukareba n'ubu aho turi ubu ngubu uyu munsi. Biraduhereza kuba ahubwo nta nubwo tubivuga uko bikwiriye ngo tumve bigeze kuri ntuza ya nyuma y'aho twakabaye tugeza. Ni ukuvuga ngo tubivuga dusa naho mbese turabivuga, ariko kuri nkanjye ku mutima wanjye mba numva nabivuga cyane wenda bidahagije, birenze kuko wabibonye. No vuba rero hari nk'indirimbo imwe dukunda duti arawugaruye
umuco w'abanyarwanda wari waracitse arawugaruye, umukuru w'igihugu cyacu arawugaruye. No kuvuga ngo uwo muco ni wo uyu muganda. Kuva na kera twumvaga ko umuganda, dusomye mu bitabo twumva yuko umuganda kera wahozeho, ariko hari igihe cyageze umuganda urakatika, ntiwabukira igikorwa cy'indashyikirwa kandi koko bigikwiriye kuko ari igikorwa cy'indashyikirwa. So rero ubushize twagize itorero rimwe, dukora itorero hano Huye, hanyuma tugira nini ryabereye Gishari. Twari twaragize inyota cyane yari iriya jambo yatwemereye kuri biriya bitangazamakuru. Ngewe ubwanjye nasabye umwanya wo kuvuga imbere ya minisita, ndamutuma naramutumye, ndamubwira nti nyakubahwa minisita, udufashije ukatugerera kuri nyakubahwa perezida wa repubulika, we gusa urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse n'urundi rubyiruko rusanzwe n'urushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi, natwemerere gusa avuga ijambo rimwe gusa ngo yego. Hanyuma rero icyo gihe ejo bundi ubwo yarivugaga ririya jambo yego ryadukoze ku mutima. Niyo mpamvu ibi byose tubona nta handi byavuye, ni ku gipfunsi. Rero ntabwo tuzatatira igihango, ntabwo tuzamukamira mu kitoze. Nyakubahwa perezida wa repubulika ni umubyeyi, noneho by'umwihariko ku rubyiruko ni ibirenzeho, ntabwo twabona uko tumuvuga. Namwe rero ari abanyumva, ari abandeba kuri iki kinyamakuru, twese tumenye ko nyakubahwa perezida wa repubulika ni umuyobozi ubereye kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Gira ubutumwa dusoza, gira ubutumwa ugenera urubyiruko muri rusange, ukomoze ku gipfunsi ndetse unakomoze ku gukomeza kwirinda ibibazo bitwugarije, kuko ni twebwe tugomba kwishakamo ibisubizo. Ndaza kuvuga ku bigendanye, ndahera ku bigendanye no gukoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi twe turavuga ibyiza by'igihugu cyacu twebwe tukirimo, tukavuga uburyo igihugu cyacu giteye neza, tukavuga uburyo igihugu cyacu gifite umutekano, gifite amahoro, gifite urubyiruko, gifite rwiza kandi rufite ejo heza, tukavuga igihugu gifite ubuyobozi bwiza, ariko ntitwirengagije yuko hari n'abandi bari hanze babyumva ukundi. Abo rero ni ukubabwira ngo baribeshya, icyo ni kimwe. Ikindi nkabwira urubyiruko, nkashishikariza urubyiruko dukoresha ikoranabuhanga. Twese dore twagize umugisha, dutunze smartphone, dufite mbese turakoresha internet igihe cyose. Ibyo ni bimwe mu bituma mu biterwa n'ubuyobozi bwiza dufite. Hanyuma rero nkababwira ngo ubwo buyobozi bwiza dufite, icyo gihugu cyiza dufite, uwo mutima mwiza dufite, nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo abikorera umwana gusa yabyaye, yego nabo barimo kuko twese turi hamwe mu gihugu, ntabwo abikorera uwo mu muryango, ariko twebwe twese nk'abanyarwanda tugendera mu mujyi umwe nawe, twese turi abanyarwanda kandi twese turi abana be. No kuvuga rero iryo koranabuhanga niryo rirabateza kuzana kuvuga ibyo batuvugira nabi igihugu, ariko nababwira ngo baribeshya. Urubyiruko rero twebwe imbaraga zacu nizi zo gukora iki ngiki. Nitujya ku ikoranabuhanga tugasanga uwagiye akavuga amagambo adahesha igihugu cyacu icyubahiro n'agaciro, tubabwiza ukuri ko twebwe tubivuga agaciro duha igihugu cyacu, nuko twebwe tukirimo, nuko twebwe tunakireba, tureba ibikorwa birimo, tureba iterambere gifite, tureba uburenganzira dufite nk'urubyiruko. Urugero nk'ubu ngubu urareba mu nzego zifata ibyemezo n'urubyiruko natwe turimo, ni gute twavuga n'aba ahantu natwe turi bafata ibyemezo mu gihugu. Ibyo rero biri mu bintu byatuma mbwira urubyiruko ngo nitugera ku ikoranabuhanga dushishoze, dukoreshe ubwenge twarize, dufite uburezi, twarize neza, hanyuma tuvuge ibyigomba kuvugwa kandi tuvuguruze abashaka kuvuga igihugu cyacu nabi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndenda kuvuga none ku rubyiruko noneho rugiye rutandukanye, ari urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali, ari urubyiruko rwo mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu. Nidushyire hamwe dukurikire ubuyobozi bwacu, tubuyoboke kuko ni ubuyobozi bwiza. Niba uyu munsi ushobora kuva mu gatondo ukagenda, urubyiruko ukava mu nzira mu rugo ukagenda saa 5 z'ijoro uri mu kazi, saa 6 z'ijoro, saa 8 z'akazi, ugakora amasaha 24 kuri 24, ntaho biba mu bindi bihugu turabona yuko bagenda babambura bagira bati, ariko mu Rwanda ibyo bizarwanwa natwe nk'urubyiruko. Icyo ni ikindi nza gusorezaho, ni ukubwira urubyiruko nanone ngo niba turiho dutekereza, hari ubukwe dufite mu minsi izaza. Ubwo bukwe ni ubuherekeza ijambo, ni ubushyira ijambo mu bikorwa. Nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ngo aremeye, yatubwiye yego kandi twarayimusabye nk'uko nabivuze mu mwanya ushize. Rero ni iki? Urwo rubyiruko ni twebwe dukwiriye gufata iya mbere, tukavuga ngo ese urubyiruko twebwe nk'igihugu cyatumariye iki? Ibyo byose ni ibintu tureba. N'uwakwirwa byibaza yanareba kirango n'uwo yaba afite ubumuga bwo kutabona, ariko yaba yumva n'amahoro n'umwuka mwiza uri mu gihugu. Rero icyo gipfunsi nk'urubyiruko, icyo gipfunsi ni icyacu,
icyo gipfunsi nitwe kigirira neza, icyo gipfunsi ni twebwe gifitiye future nziza. Rero uzagitatira ntabwo azaba ari urubyiruko rw'u Rwanda rwatojwe. Turajya mu matorero uyu munsi, turajya mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi aho hose ukagerayo ukabona urubyiruko turi imbere. Rero niba turi imbere mu bikorwa byose bishyira igihugu cyacu imbere, n'ubundi ku gipfunsi niyo ntego. Noneho cyane cyane urubyiruko rw'akarere ka Kicukiro, sinzi uko nababwira, reka umwanya ugere gusa tuzabyigaragariza nyakubahwa Perezida wa Afurika, Imana imuhe umugisha, yarakoze kuvuga yego. Imbuto TV murakarama kandi muragahorana ikoranabuhanga nk'iri ngiri rigera kuri twese. Murakoze, murakabyara. Okay, urakoze cyane, reka twushimire kandi dukomeze tuwifurize mwebwe mwese mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro by'Imbuto TV. Paradiso, isi yose tuzarwubaka. Intore muramenye, intore ishaka ibisubizo. Yego sha, intore ntiganya ishaka ibisubizo.